hanyuma rero arambwira ati rero wa mwana ubu ngubu ngewe mfite amateka yuko nubwo ibyabaye ariko ngewe ndi papa wawe narakubyaye ntikagire inkuru. Anyicaza ahantu ariko byaramugoye, byamufashe inzira ndende, abanza no gushaka abaganga bo mu mutwe banganiriza bantegura kugira ngo nyine nze kubyumva. Kuko kugira ngo ubyare umwana kuva nduruhinja utazi umuryango kugera ku myaka 29 ukaza uvuga ngo uri umubyeyi, ntabwo ibyo bintu nyine urumva biragoye, biraremereye. Nukuvuga rero ngo ako kanya byabaye ngombwa ko mva aho banderaga nangira ubuzima bwo kubura aho kuba. Naje rero kwisanga ndi ku muhanda, noneho ndi mayibobo. Urumva noneho wakijijwe, noneho ikindi mu barokore Imana yakwanditse nta nugira yereko. Nta muntu ushobora kugira yereko ngo abone ko utagira adresse. Nkajya kubwiriza, namara kubwiriza hari igihe navugaga ubutumwa nkazunguruka insengero nyinshi mvuga ubutumwa ariko ntafite ahantu ndi butahe. Igihe cyarageraga nimugora Clementine akambwira ati kugira ngo ujye kurara munsi y'ikiraro wowe iryamire munsi y'intebe, nkasesera munsi y'intebe, mabuja wakaza karya ku meza baganira banyicaye hejuru, nahumeka na papa mami Imana izabaho ubugingo, icyumweru cyose kikarangira ndi burare mu rusengero ku Gakeka. Noneho nahagera nkabwiriza, namara kubwiriza nkahita ndyama, bakagira n'umuvuga butumwa wananiwe, kandi n'ubutayu nibwo mbonye nanjye ahantu ndi buryame. Imana itangiye kunkura muri borodire, yatangiye kuntabara yeka natiye umwenda ngiye mwivuga butumwa abantu bakabona ni neza meze neza. Ndibuka umwana umwe w'umukobwa yigeze kunsanga mu cyaha hafi ndangije kubwiriza mu iteraniro. Nabwirije iteraniro ryo kuwa kane, ansanga mu iteraniro abwira umudiyakoni ati bwira uriya muvuga butumwa maze kubwiriza nsange hanze, ngira ngo ni umuntu wafashijwe ugiye ku mituro, umutima wera umwuka wera yamukoze. Kumbi nari nambaye umwenda we natiye, namubwiye ngo nzawumugarurira ngukorana igiterane ku cyumweru. Turabasuhuje abakurikirana ibiganiro byacu ku Mahoro TV. Musanzwe muzi ko tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuvandimwe Grace muramuzi cyane, ni umuvandimwe wacu ukunda kuba tuganira mu buryo budasanzwe, atubwiriza ubutumwa bwiza, ariko uyu munsi atuzana ibintu bishya nakita ko ari bishya, kuko agiye kudusangiza ubuhamya cyangwa se agiye kutubwira ubuhamya. Grace uratangira utwibwira hanyuma twinjire mu kiganiro tuganire. Urakoze cyane Etienne, Imana iguhe umugisha kandi n'abakurikiye ikiganiro ku Mahoro TV. Imana ikomeze kubahaza uburame kandi Imana ibahe ibyishimo bihoraho, kuko iyo umuntu yishimye n'Imana nayo iranezerwa. Ijambo ry'Imana niryo ryatubwiye ngo nzi ibyo nibwira kubagirira n'ibyiza si bibi. Imana irema umuntu, ikurema wo kuri iki kiganiro, yakuremeye ubuzima bwo kwishima. Nubwo Satani yashyizemo kidobya, ariko Imana yakuremeye ubuzima bwo kugira ngo unezerwe. Nitwa rero Igihozo Grace, nkuko musanzwe mumenyereye ku Mahoro TV. Uyu munsi nje kuganira namwe ku buhamya. Ubuhamya umuntu utaza hava nta nubwo amenya haje. Ariko ubundi Grace ntaguciye mu ijambo. Ubuhamya ubundi muri make ubuhamya ni iki? Ubuhamya bufasha iki abantu? Ubuhamya ni iki bwafasha umukristo? Mbese ubuhamya ni impamvu iki abantu batanga ubuhamya? Umva mbese ari iki kupushinga gutanga ubuhamya? Urakoze cyane. Ubuhamya ku buzima bw'umukristo ni ingenzi cyane, ni igice cya mbere gikomeye mu bugingo bw'umuntu. Kuko hari igihe nabayeho mu buzima bwari bukomeye, najya njya mu rusengero umuntu yabwiriza nkumva nago ndi gufashwa, umuntu yasenga nkumva nago ndi gufashwa, ariko umuntu yatanga ubuhamya ajya nibaza ibi bintu birashoboka se? Natekereza igihe ndimo nakurura n'iby'Imana iri kumvugaho, avuga ntari kuyatabaye uriya muntu shingiye ku buhamya Imana yavuze, Imana yamukoreye. Niritariri rizacya ejo nanjye hanjye ni heza. Nkumva ngendeye muri ibyo byiringiro, kandi nkumva hari imbaraga ziri kunsunika zo guhamya Kristo kubera ubwo buhamya. Ubuhamya rero busubizamo abantu ibyiringiro, kandi akenshi iyo umuntu ari kumva ubuhamya hari igihe ubwumva ariko nta kure cyane utagera, nta na kure cyane utava. Nta hantu haba Imana itagukura, nta naheza Imana itakugeze. Ukuri kose urugero uriho rushobora kuba rushimishije cyangwa rudashimishije, cyangwa rwaba rushimishije ariko ukaba waraciye mu buzima bw'agahinda gakabije. Agahinda gakabije njya mvuga ngo nagize agahinda ngira na papa w'agahinda na mama w'agahinda. Ni ukuvuga ngo nagize agahinda
karengeje utundi duhinda. Iyo turi kuvuga gutyo muri iyi minsi rero Etienne, abantu bafite depression, abantu bafite ibikomere by'umutima bituma abantu bafite nihahamuka. Ariko iyo umuntu ari kumva ubuhamya hari igihe yongera kongera kugira ibyiringiro akavuga ati uko biri kose bya bikomere nari mfite bizashira. Kuzi ubuhamya bwo muri bikomere mise mbibona. Ubuhamya bwo muri bikomere. Mpamvu mbivuze gutya ari ujya kwa muganga urwaye. Ukagenda urwaye wagira ukabona umuntu ararembye, ukabona arembye kukurusha. Ugataha wakize. Uhita ukira rwose. Yego. Uhita ubona abakurushije ugahita wumva wowe uracyakomeye. Ni ukuvuga ngo ubundi mu buzima bw'ubuhamya tuba dufitemo ibyiciro byinshi. Mbigereranya n'ishuri. Hari abiga bari muri interina, hari abiga bataha, hari noneho n'uwiga atagiriye ataha. Iyo turi kubivuga gutya rero mu buhamya, ubuhamya urumva niba hari uwiga ataha, hakaba n'uwiga ari muri interina, hakaba n'utagira ataha, ntago imibabaro yabo yose ingana. Nyamara bose bafite iki? Ubuhamya. Ariko ngo ishimwe ry'umunyonzi rijya rimenwa n'umunyonzi mugenzi we. Hari igihe rero wa wundi wiga uri muri interina yumva yararenganye, ariko nibe nawe afite harambika umusaya. Wa wundi rero utagira hataha uri kwiga ariko agahita ataha muri borodire, yamuha ubuhamya agahita avuga ati yewe uwite ushimwa aho ugejeje ukora mbaye ngushimiye, agasanga warakomeye. Bivuze ngo tugiye kuvura imitima y'abantu rero. Yego. Tugiye kuba abaganga. Tugiye kuba abaganga kandi turi ba dogiteri bo mu mwuka kuko cyane rwose birumvikana. So reka rero ngushimire, ariko tuba dusenga Imana hanyuma twinjire mu buhamya bwawe. Biraza kudufasha cyane, utubwire kuri uko duhinda uvuze duhinda nka tungahe zo gusobanura impamvu utwo duhinda. Badufasha gusenga Imana. Data wera wo mu ijuru, Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi, Imana ifite ijambo rikomeye kandi Imana ifite ijambo ryomora, Imana yomora imitima, Imana isana imitima. Duhagaze hano, twicaye hano mu bakurikiranye iki kiganiro kugira ngo uduhane umugisha, kandi ubuhamya tugiye kuganira bubuhamya bwo kukubahisha, bubuhamya bwo komora ibikomere, bubuhamya bwo gusubizamo abantu ibyiringiro. Turwanyije imbaraga zarwanya bera mu izina rya Yesu, kandi abari mu gihe gikomeye kibakomereye cy'agahinda gakabije wongere kubasubizamo ibyiringiro kuko wabameneye amaraso. Wongere kubatabara, wongere kubateturura, bimenyekane ko bagufite batifuza undi murengezi. Turagushimiye ko wumvishe gusenga umuntu wese kuri iki kiganiro kugeza aho kiri burangirire, umuha umugisha. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Uratangira rero tubwire kuri turaduhinda waruvuze ko ufite agahinda ukagira mukuru w'agahinda na sogokuru w'agahinda. Niki cyatuma wumva ko ibyo bintu bimeze bityo? Yego, urakoze cyane. Ndatangira mbaganiriza ku buhamya. Ni ukuvuga ngo ngewe ubwanjye ndi hano ndi ubuhamya bugenda, kandi umuntu wese aba ari ubuhamya bugenda kuko buri wese aba afite ubuhamya. Rero hano hari aho Yesu yankuye, hari n'aho angejeje. Ntabwo ari ukwirata kuko ijambo ryaravuze ngo wirata yirate Kristo, ariko no kuba tugihumeka umwuka w'abazima, tugishobora kubyuka bikemera, kandi noneho ukaburya saa sita na nijoro. Urabona ko nasa nk'umuntu ushonje, ariko hari igihe nagize inzara ifite ubuzima gatozi. Inzara yarandiye nyiha n'icyemezo, numva nta nubwo nazarya ngo mpage. Ifite ubuzima gatozi cyane. Ubundi nyine hari igihe ugira ubuzima gatozi ukavuga ati wakigeragezo we, buriya mu bigeragezo byose biryana. Ikigeragezo cy'inzara kiragatsindwa. Inzara iraryana, inzara yarandiye mba umukecuru. Inzara yarambabaje, simba nshaka no kumva inzara. Imana izaturinde inzara yishyire kure. Kandi hari igihe tuba turi kuvuga ngo inzara yaraturiye, ariko ugasanga n'ubundi ntabwo urahaga. Hari igihe umuntu avuga ati narariye, wagera ahandi ugasanga bategura ibisorori nka 50, ugasanga nyine wowe n'ubundi uracyari muri ya nzara. Ariko uko biri kose hari aho Yesu yadukuye, kandi hari n'aho atugejeje. Ubuhamya bwanjye rero ni burebure cyane. Nk'uko bisanzwe nakijijwe ndi umwana mutoya. Iyo mvuze ngo nakijijwe ndi umwana muto, nari mfite imyaka 16 nibwo nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Ariko navukiraga mu muryango w'abahamya ba Yehova, nanjye ndi umuhamya wa Yehova nk'uko twaje kubiganiraho. Hanyuma igihe kigeze rero Kristo amagakiza. Ariko kugira ngo amagakiza byari inzira ndende, kuko ntago najyaga nizera ibintu by'Imana, cyangwa se ngo numve ngo Imana iravuze ibintu nk'ibyo. Nyine nshingiye ku idini nari ndimo nuko narindi numvaga nyine ari ibintu biri kure yanjye. Ariko umunsi umwe
nigeze kuba ndi mu muhanda ndi kugenda umuhanuzi arantangira arambwira ati Imana irambwiye ngo irashaka kukizwa ariko ndakijijwe. Buriya rero hari igihe umuntu yizera akakijwa avuga ati sindoga nta byaha nkora ubundi se ndakizwa icyo ukumva nyine wageze ariko ijambo ryaratubwiye ngo twese twakoze ibyangwa n'amaso y'Imana ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Turi mu isi rero dufashe igihe mu ntambara turacyarwana n'umubisha kandi ntago twebwe turasa Satani ishaza we ngo aduhe isasu nawe afite imbaraga zo kuturasa ibintu bikomeye. Niyo mpamvu natwe rero bidusaba kwambara imbaraga muri Kristo Yesu. Igihe cyarageze rero nari umwana w'umukobwa ariko ufite n'akazi, narakoraga nari umunyeshuri ariko nkiga mfite n'akazi nkora. Noneho nkakunda amafaranga cyane, haza kuboneka umwana wari umukristo mwiza. Buriya rero kugira ngo ukizwe biterwa n'inshuti. Iyo ufite inshuti mbi ikigaro ugendamo nicyo kigaragaza nawe ubwawe uriwe. Iyo rero ufite inshuti nziza nawe bishobora kurangira ugiye mu murongo mwiza. Nari mfite inshuti rero y'umwana w'umunyamasengesho w'umukristo mwiza, none akambwira ati se uyu munsi wari gukorera ngahe kugira ngo tujyane gusenga. Nanjye nkamutega amafaranga menshi nyine nkamugura n'igipimo cya menshi kugira ngo munanize ataza kunjyana muri za nsengero z'abarokore. Haleluya. Ariko Yesu aba afite ahantu azagufatira, afite n'uburyo azakubona. Igihe cyarageze arambwira ati noneho amafaranga ushaka ndi buyaguha ariko mpabarira umperekeze gusenga. Ndavuga kumuherekeza gusenga gusa uyu munsi nta materaniro mfite yo kujya mu bahamya, nta kibazo ndaguherekeza. Naramuherekeje turagenda tugera ku rusengero, hari habaye igiterane, umuvuga butumwa arigisha yuzura umwuka wera aramanurira, amanuriye ngiye kuko ntari nzi ukuntu Imana ivuga, ko nari nzi yuko nyine Imana y'abarokore iravuga kandi igasohoza. Imana ishimwe. Ku bantu babyizeye bazi neza ko Kristo avuga kandi agakora. Ariko icyo gihe ntago nari nzi ko Imana y'abarokore ivuga. Yarambwiye ambwira ibyanjye byose kuva mvutse kugeza ku myaka nari mfite n'ibyo nakoze atabizi. Ndangije njyana wa mwana hanze ndamubwira nti waje kumvuga, ndamukubita. Urumva nyine ndagiraga amahane menshi cyane. Ndamukubise urushyi rwiza ariko ambera imfura. Yari umuririmbyi muri korali, mbwira umudiyakoni nimumbwirira nsange hanze, araza arahansanga nzamukuzanira, ni umukristo mwiza watumye nanjye mbona agakiza, zamuzana dutangana ubuhamya kuko mba numva binyubatse cyane. Haleluya. Noneho igihe kigeze mubaze kumukubita nkigaruka mu rusengero, numva wa mukozi w'Imana ngo ngwino hano, ngo Imana irambwiye ngo ibyo ukora wiherereye, ngo Imana yamaze kubibona. None se karibwa kinjira none akaba atamwongoreye ibi bintu biri kuva he? Numva ikintu cy'imbaraga z'ubwoba. Haleluya. Nubwo tugenda turi abanyamahanga turi abisi, ariko hari igihe kigera imbaraga yakwinjiramo nawe ukabimenya. Umwuka wera akimara kwinjira numvishe ngize ubwoba bwishi, numva icyokere kirandenze, shiduka nagiye imbere nanjye kwihana. Numva ngeze imbere rero ndihana, maze kwihana numva iby'Imana ivuze koko nibyo, mpita ntangira urugamba rwo gushaka kubatizwa no gukomeza inzira y'agakiza, kandi numva Kristo amfashe ankomeje atazandekura. Nkigera mu rugo rero ahantu nabaga byabaye ngombwa ko bansha. Urumva nari umuhamya ndi umubwiriza, kandi noneho mu itegeko rivuga ko iyo baguciye nta muntu ugusuhuza, nta muntu wongera kukuvugisha, ububaye nyine ikivumwe. Noneho no kuvuga ngo rero nabaye nkihagera bakimenya ko nagiye muri za nsengero z'abarokore, byarangiye nyine banshiye. Barambwira ati uko biri kose nimba wagiye muri babasazi b'abarokore ukaba uretse gukurikira Yehova ni Imana data wa twese bene data. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko uko byagenda kose ntabwo turaguciye, ngira ubuhamya bw'amateka. Ngira ubuhamya bw'amateka kandi bwuzuye ibikomere, ariko Kristo ajya yomora inguma kandi akomora ibikomere. Ni ukuvuga rero ngo ako kanya byabaye ngombwa ko mva aho banderaga nangira ubuzima bwo kubura aho kuba. Naje rero kwisanga ndi ku muhanda, noneho ndi mayibobo. Urumva noneho wakijijwe, noneho ikindi mu barokore Imana yakwanditse nta nugira iyereko. Nta muntu ushobora kugira iyereko ngo abone ko utagira adresse. Nkajya kubwiriza, namara kubwiriza hari igihe navugaga ubutumwa nkazunguruka insengero nyinshi mvuga ubutumwa ariko ntafite ahantu ndi butahe. Haleluya. Igihe kigeze Imana ndagenda mvuga ukuntu Imana yagiye intabara gake gake. Hanyuma igihe cyarageze naba ndi kuvuga ubutumwa yanzara yarandiye. Ubwo icyo gihe Imana yari imaze gutangira kuntabara. Kuko icyo gihe wavugaga ubutumwa, amara kuvuga ubutumwa badiyakoni bakakujyana muri biro bakaguha agacyayi agatoki batetse kabavuga ubutumwa, ugataha nyine ugahita urarira ibyo ngibyo ukumva amano yabonetse ko uri mu butayu nyine Imana, ugataha nyine ukagenda ukajya gushaka aho uri buryame. Amen. Icyo gihe naje kuba munsi y'ikiraro.
nabaye munsi y'ikiraro hariya Kimisagara, abantu bamwe bazi ubuhamya bwanjye ndetse n'amateka. Hariya rwose nabaga munsi y'ikiraro, nkajya gusenga nimugoroba, nkaza kujya nigira munsi y'ikiraro. Igihe kigeze umuntu arambwira ati imvura ishobora kuzagwa, amazi akagutwara, none reka tujye indi nama. Yari umwana w'umukobwa nawe nyine wa Kamarini, ariko ngiye nkaba Kamarini gasenga. Amen. nkaba Kamarini gasenga nsenga nshaka Imana, hakabigengeye zakanyarira nkamara iminsi 7, ariko kubera kuburaho naha ari ikigare cyo kujya mbe nibereye mu bantu, urumva ninjoro turaba turi guhimbaza Imana, abantu bakagira ngo ni umwuka mwinshi no gukunda gusenga, ariko nukubera iki ubuzima adresse ntagiri kunyemerera nyine kubona ahantu ndi bube ndi buharare kubera ubuzima. Amen. Igihe kiza kugera mba mu gihe namaze amezi 6 ntunzwe, noneho Imana yaratangiye kuntabara, abantu bakajya basenga, habaho ububyutse bwinshi, kiruhura mu barashi bakaba basenze ninjoro narayeyo, ahandi ninjoro kwa gatanu bakaba baraye, icyumweru cyose kikarangira ndi burare mu rusengero kugakeka. Noneho nahagera nkabwiriza, namara kubwiriza nkahita ndyama, bakagira ni umuvuga butumwa wananiwe, kandi n'ubutayu nibwo mbonye nanjye ahantu ndi buryame. Imana itangiye kunkura muri borodire, yatangiye kuntabara. Yesu rero ntago yaguhamagara, Imana yigeze kumbwira ngo sinakugira umwarimu ntara nabanza kukwigisha, ihangane nkwigishe, ariko nyuma yo kugaragurwa no guca mu ruganda uzava mu meze nk'izahabu nziza. Ndashima Imana rero Imana igejeje ikora, kuko ubu tuvugana ntabwo nyiri munsi y'ikiraro, nta nubwo nyifuza icyo kurya, ntabwo nyifuza icyo kurya. Hari ibyo Imana yakoze, Imana yoroheje umusonga, yakubise ihuhaho. Haleluya. Hari igihe Imana ijya idukubita ariko ikadukubita ikinze. Muri ibyo bihe rero Imana yankubitiye ahantu hakinze, najya nsohoka natiye umwenda ngiye mwivuga butumwa, abantu bakabona ni neza meze neza. Ndibuka umwana umwe w'umukobwa yigeze kunsanga mu cyaha hafi ndangije kubwiriza mu iteraniro, nabwirije iteraniro ryo kuwa 4, ansanga mu iteraniro abwira umudiyakoni ati bwira uriya muvuga butumwa maze kubwiriza nsange hanze, ngira ngo ni umuntu wafashijwe ugiye ku mituro, umutima wera umwuka wera yamukoze. Kumbi nari nambaye umwenda we natiye, namubwiye ngo nzawumugarurira, ngukorana igiterane ku cyumweru, nongera kuwugarura yo kuwa 4. ansanga yo rero nzamukuzanira na uwo mwana azaguhuhamya. Haleluya. Yanije imyenda, arangije arambwira ati ngiye imyenda yanjye narayigutije, kandi nkubwira ko uzayigarura, umbwira ko uzava mu giterane ku cyumweru, kuwa mbere imyenda ikaba yaje. None uyu munsi kuwa 4 nanjye byakomenyeneye imyenda yanjye. Abadiyakoni baranabyumva, batushyira muri biro baratuganiriza. Icyo gihe natashye ya manu ntayiriye, natashye cyayi baragiteguye barambura, bagira ngo nyine n'umwuka wera hari wamfashe cyangwa ngiye mu bindi. Nahise nzamuka njya mu mujyi, ndeba ibipupe byambaye neza mu mujyi, nambara imbaraga z'Imana, ndavuga nti wagipupe we ntabwo uvuga, ntuvugira Imana, nta cyumari y'Imana, ninkwambuye iyo kanzu mu izina rya Yesu. Hari igihe tugira kwizera kw'ibisazi, hari igihe takitazende stafoto prerenema la laside dromene manda, numva nambaye imbaraga zimiri zindi, ndavuga nakana agasuzuguro k'abadayimoni kugira ngo banyambure umwenda ku ruhimbi. Yesu nagukoreye abantu bafashijwe, dore simfite n'ahantu ntaha, ndavuga nti igipupe kuramo, ni mu izina rya Yesu ndabyambaye. Icyo gihe umwana wo mu Bubirigi bita Grace, nukurikira iki kiganiro Imana iguhe umugisha cyane, Imana yamukoze ku mutima muri iyo minsi, aramamagara arambwira ati warasenze ibintu bicamo, hari ibintu wambwiye byaciyemo, none nakoherereje akantu, fata ivatiri ujye ku kibuga cy'indege, ankirira $1,000 1,000 kuri West. Ubwo nari nangiye gukora ku kintu, ntangiye kumva ukuntu $1 rimera. Haleluya. Nkimara kwambura cya gipupa imyenda, arangije yohereza amafaranga, naragiye nanjye mbwira umutayeri ntindodera, arandodera. Hashize iminsi umutima wera mukoraho, umwuka wera, agura ivarisi y'imyenda guhera ku gitambaro cyo mu mutwe kugera ku nkweto, abyoherezwa ku muntu wari uje mu Rwanda, aravuga tuzandebera umuhanuzi bita Grace, umumera ibi bintu ni gift. Guhera ubwo Imana ihita ica agasuzuguro ko kujya mu ivuga butumwa ntiye. Urumva rero nta buzima bubi Imana itagukuramo, nta n'ahantu heza Imana itakwicaza. Imana ishimwe. Muri ibyo bihe nibwo Imana yajyaga imbwira ikambwira ati najya gusenga, Imana ikambwira tuzurira indege uzagenda, nzakugaburira uhage. Nkayibwira nti mva rero Mana, wowe wimbwira ibintu byo kurira indege, mu muryango wacu nta wayuriye, wimbwira ibintu byo kurya, ahubwo mbabarira wowe nyihera ibiryo njye shira inzara n'umubabaro, numva uko gushira inzara bimera. Yesu ashimwe. Urumva umuntu uri marine waraye muri borodire, mu gitondo naragendaga, hari umwana w'umukozi wo mu rugo bita Clementine atuyani Nyamirambo kuri 40, nawe ari buze
ukurikira iki kiganiro Imana imuha umugisha, yakoraga ku muyobozi w'umudugudu hariya kwa Clemence, yari umwana mwiza. Ndabizi murankunda kandi mukurikira ikiganiro, mwihangane kuba mvuze amazina yanyu ariko ntacyo bitwaye ko n'ubuhamya kandi mwe murasanga mubuzi. Ndibuka ko igihe kimwe niho najyaga nkajya kuhakarabira, nkava mu ivugabutumwa nimugoroba naraye hanze, noneho ku manywa nyirabuja yagiye mu kazi, nanjye nkahita njyayo nkakaraba nkirambika, nimugoroba akambwira ati rero mabuja atagusanga aha igendere. Buriya rero Clemence yantunze umwaka atazi ko mba mu nzu iwe. Igihe cyarageraga nimugoroba Clementine akambwira ati kugira ngo ujye kurara munsi y'ikiraro wowe iryamire munsi y'intebe, nkasesera munsi y'intebe, mabuja wakaza karya ku meza baganira banyicaye hejuru, nahumeka na papa mami, Imana izabaho ubugingo, izabaho umugisha. Uyu munsi tujya duhura nkavuga ni mubyeyi wubahwe, haleluya. Nahana Imana itagukura muri ibyo bihe, bakanyicara hejuru bakarya, nahumeka nafunze umwuka mvuga ni Imana undengera sinkorore. Bamara kurya bagakata mu cyumba, babanzaga kureba abana, bakarunguruka mu cyumba cy'abana, bakahita bakata mu cyumba cyabo bakavuniramo imfunguzo, nanjye nkahita nsosoroka munsi y'intebe, nkahita nsanga Kerema, tukaba turaryamye. Saa 11 nkaba ngiye muri niba turekiruhura. Imana ishimwe. Iyo uri mu bukene, iyo uri mu buzima bubi, Imana ibigutegerejemo. Hari ijambo ryankomeje ry'uko tutagomba kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Nari umukobwa ariko wubaha Imana, ntabwo nigeze niyandurisha ibyo kurya by'ubwami ngo ndebe ku buzima bubi nari ndimo ncukwe n'ibishuko. Numvaga ngomba kubona ikamba, nkakora ubukwe, nkagenda neza, itorero rimpaye umugisha, mbese nkubaha Imana no mu bigeragezo byanjye, kuko nari narasomye ijambo rirambwira ngo naho so na nyoko baguta, Imana yo ntizaguta kandi izatugumana kuko itwegereye kuruta uko imyambaro yacu itwegereye. Iyo rero wasomye ibyanditswe kandi ugakizwa nta bindi bintu ushaka, nta n'ibindi bintu ugamije, Imana iguha umugisha. Muri ibyo bihe rero nabonye Imana. Naraye muri iyo nzu, muri iyo munsi y'intebe, ariko igihe kiza kugera Clementine biba ngombwa ko ava muri rwa rugo kandi yari manu nawe nanjye namwihishagamo. Urumva niba avuye muri rwa rugo ndahita nanjye nsubira mu bundi buzima. Ariko umwuka weraza kuma ijambo, ndavuga ariko wakigira inama nkajya gukora akazi ko mu rugo, noneho namara gukora akazi ko mu rugo byibuze nzajya ndya kandi banamembe kandi mbe ndi no mu nzu. Urumva umwuka wera yarazanye ikindi gitekerezo. Umurokore mwiza rero umudiyakoni nawe ati hari ahantu babuze umukozi, wowe igireyo. Abamuhaye pasi anyoherejeyo. Za mvugo zo ku mihanda bisi bajya bavuga ati reka nguhe pase wigire mu kazi, wowe uzajya urya kandi uryame mu nzu utishyuye, unakarabe, aho kugira ngo bazanagusange munsi y'ikiraro bakwice. Numva rero amaye igitekerezo nanjye ngiyeyo. Yari umudiyakoni mwiza cyane, ariko nawe nyine wambereye ishuri. Ndagenda njya gukorayo, maze gukorayo nahabaye hafi amezi 6. Muri ayo mezi 6 igihe cyaje kugera ngo bajya mu masengesho. Buriya rero hari igihe abantu basenga ariko n'abantu bakabayobya. Mujye musenga mube maso, umwuka wera basobanurire kandi ye no kubatandukanya n'abantu. Ntago Imana isenya, Imana irubaka. Ntago Imana ishobora kukubwira ngo tandukana n'uwo mugabo mumaranye imyaka, mubyaranye, mwagiye kubyarana ireba he kandi ariyo yabahuje. Imana isenya. Bibiliya yaravuze ngo Imana yacu ntintegurizwa izuru, ni Imana y'urukundo kandi y'ubumwe. Hanyuma ngo bagiye gusenga ngo abahanuzi ngo babahanurira ko ngo agomba kunyirukana. Urumva nyine ngo Imana yari babwiye ko nyine itanshaka muri urwo rugo, ngewe nyine ngo banyirukane. Batashye saa 6 z'ijoro, bari bambwiye ati tugiye masengesho, wowe ube maso, nta bana bari bafite, barabageni, ntuze gusinzira nyine udukingurire. Numvisha imodoka ije, ndabyuka njya gukingurira imodoka, nyihagera databuja na mabuja bicara muri saro. Saa 6 zari zageze, barambwira ati rero twebwe Imana yatubwiye ko tugomba kukwirukana, ubu itegure. Ibaze saa 6 z'ijoro yanyirukanye. Rukundo wanyirukanye saa 6 z'ijoro, Imana izaguha umugisha, nago nakurenganya. Kandi ari umudiyakoni. Nukuri kose ari umudiyakoni, ariko nago nakurenganya. Cyari igihe nasomye ijambo rirambwira ngo hari igihe cyo kurira, hakaba n'igihe cyo kwishima. Ntabwo yari wowe. Imana yagiraga incishe mu ruganda, nzavemo meze nk'izabo nziza mu gihe nk'iki. Mbona ibyo mbwira abanyarwanda, mbone n'icyo mbwira isi yose. Ndakomeje rero. Haleluya. Arambwira ati rero ubu Imana yatubwiye yuko ugomba gutaha. Umudamu ngo bari bamuhanuriye yuko ngo nzamutwara umugabo. Urumva nari agakobwa ndi gatoya nisengera, nabari abarokore, ngize n'umugisha ndi n'umuhanuzi, bamfite nk'umwana kandi mbona tubanye neza. Rero umwuka kuko yaranyirukanye, ubwo niba ari umwuka wa Satani niba ari n'uw'Imana ntabwo nabimenya. Ubwo rero izo saa 6 z'ijoro bahise bambwira ati ngaho itegure ugende. Ndavuga nise twari dutuye hara ku Kinamba. Ndavuga nise ubu koko ndagenda gute, mwanyihanganiye ngataha mu gitondo. Ati hoya, ati Imana yavuze ko byihutirwa ari urgence.
noneho baba banyirukanye nigira inama ndavuga ni saa sita z'ijoro ahantu twari turi hari habi nubwo hari hafi y'umuhanda ariko ndavuga ni ndagera Nyabugogo sengeye nta muryango ngira nta shinge nta rugero nta hantu mfite ndi bujye ndabigenza gute noneho numva ijwi rirambwira ati genda wicarire muri toilette rero namaze umwaka nibera muri wese Imana yarantabaye wese yabo naragendaga nkafata toilette ikinze iriho urugi nkinjiramo buriya nta n'umuntu ujya ugira yerekwa ngo amenye ko muri toilette hararamo abantu ariko n'isengesho ryo muri wese Imana igira iryuma nahasengeye amasengesho mparirira amarira atagira ingano kubera iki gutinya umuyaga gutinya imvura no kutagira aho uri bujye nkagenda nigamira muri toilette neza n'igishashi cyanjye cy'imyenda kumwe bajya birukana abakozi bo mu rugo ariko hashimwe Kristo we amen Mana ndagushimye kuko iyo mvuze ubuhamya mitasanga gukora kwawe bihagije mitasanga nta kintu na kimwe cyakunkuraho nk'uko umwanditsi yavuze ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana na makuba ni ibyago nukuburaho tuba nukubura imyambaro haravuga ngo hoya ntacananya n'urukundo rwawe Mana urukundo rw'Imana ni rurerure nta kintu na kimwe kuko naho waca mu bukene wikwiyanduza kuko ni wiyanduza Lazaro azagutsinda ubwo Lazaro azaza yarishwe n'inzara ari ku rugo rwa Nyamutunzi adafite icyo kurya azavuga ati nari nshonje ariko nubashye Imana mbona ubugingo wowe niki cyatumye ujya kwiba wowe niki cyatumye ujya gusambana ukababaza Imana niki cyatumye utihangana ngo Imana ikurengere iyatunze Eliya ari munsi y'igiti cy'umuretemu yisabira gupfa igakoresha igikona kikamutunga na n'ubu iracyahari Haleluya Imana ishimwe kandi Imana ikomeze kutugirira neza kandi Imana y'amahoro ikomeze kuduhana umugisha ijambo ry'Imana rero ryarankomeje kandi muri ibyo bihe nari meze nka wa mwana uramizwa amata najya gusenga Imana ikambwira amasezerano menshi ahumuriza umutima wanjye ansubizamo ibyiringiro buri Imana itavuga ntuzayikurikire Imana y'abarokore iravuga kandi iyi Imana irakora kandi niyikuvuzeho wongera gutaha wumva ufite izindi mbaraga ariho ijambo ryatubwiye ngo hari icyo abayuda barusha abandi nuko babitse ibintu byasezeranyijwe kubera bimwe Imana yavuganye nawe uguma uvuga tuwiteka hari icyo yamvuzeho ndi Kadeshi Baruneya hari icyo Imana yamvuzeho ndi ku musozi yambwiye ko ubuzima buzarangira yambwiye ko ejo hanjye ari heza Haleluya Imana rero ikomeze kutugirira neza hanyuma igihe kigeze mara icyo gihe cyose nibera muri toilette ku manywa imyenda yari ibitswe na Clementina wa mwana nababwiraga wajyaga ungaburira noneho nkajya ngenda ngatora y'umwenda nkagenda nkambara nimugoroba kubera nawe ubuzima Clementina ko yari mutsata kibaha yari mutsata kibaha handi turacyari inshuti cyane n'ubu ngubu nari ngiye kuzana nawe nuko ntago naje nzi ko turi buganire ku buhamya ariko ikindi gihe azabaho ubuhamya bwanjye burambuye kuko niwe uba ufite cyane imyaka myinshi hanyuma igihe kigeze byaje kurangira mu mateka yanjye Imana imbwiye ati nzagutabara urumva muri ibyo bihe byarangiye kwiga byanze kubera bwa buzima bwo ku muhanda nza gutoragurwa rero n'umugabo w'umupasiteri w'umugiraneza wagize iyerekwa wa Kimironko twarasenganye Imana icishamo ubutumwa bwe anabona Imana birasohora ahita nshakira ishuri muri Kenya anyohereza kwiga ubuzima bwanjye butangira guhinduka amen hanyuma rero ngezeyo narize nkurikirana amasomo nkuko nanjye nari nzi ko ngomba kuba umwana wicira inshuro kandi nkaba umwana ugomba guhagarara nkamenya ko ndi imfubyi ntafite data ndi bubwire ariko mfite data wo mu ijuru muri ibyo bihe rero ndi muri Kenya nibwo Imana yaje kumisezerano irambwira ati nkumaze umubabaro kandi nkumaze ubukene ariko igihe cyarageze mara amezi menshi ntarya nshonje ntunzwe n'abagira neza kwa kundi nk'umuntu ava nko guhaha watambuka wabona nk'umwumbati ugahekenya kwa kundi nyine hari n'igihe noneho Imana yakwanitse ugera no mu rugo rw'umurokora akabikwima hari urugo twigeze kujyamo rwose ari imvura iguye aratubwira turugo mu ruguyemo kandi yarahishije ubugari buri guhumura n'utudagara umuntu ushonje rero wishwe n'inzara kumva umuhumuro w'ibiryo ni nko kwereka imbwa nawe ukayereka inyama urumva ntago biba byoroshye
hanyuma aratubwira ati muruguyemo buriya habaho n'abarokore b'ibisambo ntitukabarenganye n'igihe Imana itakugaburiye ntawe wakugaburira. Twari turi kumwe n'umwana w'umukobwa yuzura umwuka wera agenda mu cyumba kigongogonga ari mu ndimi nyinshi aterura bwa bugari atereka ku meza reka turirira. Twahise twirira tumaze kwirira turavuga tuti yatuvuma yarakara ariko byibuze kuko nyine bwaba ubuzima bw'umuhanda ubonye ikiri bukuramira ukakigenderaho iminsi 3 nawe ni wabihusha. Wirenganya abantu rero ngo bakuvuze ngo umuntu yaranyambitse arabivuga yamaze nibe nawe yakwambitse. Nje naravugaga ntingaburira nibura ugenda ufate na mikoro udupublicite reka mbabwire buriya kuvugwa nje narabihaze kuko naravuzwe mbu umusitari mu kuvugwa. Kuko buriya kuvugwa iyo amagambo utayaciye amazi nta kintu na kimwe wageraho kuko ubugize Imana ubonye abakwamamariza ubuntu nukuvuga iyo abantu bakuvuze cyane burimo wamamara. Dushima Imana rero kuko niba umuntu akugaburiye akakuvuga ibyo ntago byari bikwiye kukurakaza ngo umuntu yarangaburiye arabivuga ngo yamaye agafuka ubugara yarabivuze nyine kuko ni igihe kandi kuko yarakugaburiye. Ikibi nuko yabivuga nyine bitabaye. Reka twihanganira ibitugerageza hamwe n'ibitugerageza Imana ibasha kudutabara kuko nzi neza ko nta kintu Imana yaguha ibona ko udashoboye kukihanganira. Hari ibyo turwana nabyo ukabona ntiwabishobora ariko undi yaguha ubuhamya ukavuga ati wowe ibyawe rero Imana ibishyize kuri nge nakuramo inuza nkirukanka kuko ndumva ibyo bintu ntari bubishobore. Ubwo rero nibwo Yesu yaje kungirira neza ahindura amateka mbona abantu bamfata nangira kwiga ubuzima burahinduka. Maze gutangira kwiga mbonye akazi maze kubona akazi ntangira noneho kujya urumva nkimara kubona akazi nabanje kuvanamo ibirarane bya bintu byose nabonaga abantu barya nkumva ntibibaho nanjye ntangira kubirya kugira numva ukuntu Imana ijya ivura umuntu inzara ikamuvura ibikomere. Ndibuka hari igihe kimwe nigeze gutambuka ahantu ntago nari nzi nyine ukuntu ushobora gufata kurya inkoko icanze n'umuceri buriya abakire babaho neza. Imana ijya ibaha umugisha ibahe n'ubugingo. Abantu bavuga ngo abakire si abantu sinzi n'abari bo buriya ahubwo nta ijuru ni ukuvuga ngo iyo umuntu atunze afite ubukire anabayeho yubaha Imana ubukire bwa mbere n'ukubaha Imana ugakunda Kristo ukamwizera hanyuma Imana yakugwiriza n'ibintu nk'uko Imana yavuze ngo no mwisi ngo nzabakubira inshuro 100 no mwisi Imana rero igomba kuba. Hari abantu rero Imana yahaye umugisha ariko bazi no kuwukoreshamo ibyiza. Muri wa mugisha rero Imana yabahaye naje kubonamo akazi ntangira kugira ubuzima bwiza niza no kunyubakira urugo. Imana iza kunyubakira urugo mwora ubukwe bwiza cyane ndubaka ndashima Imana. Nimvuga gutyo nyine ubwo ntagira umuntu mbaza ibintu byinshi ariko icyo nzi cyo nuko umucunguzi wacu ariho kandi ubwambi bw'Imana buri bugufi. Yesu ubwo azaza azadutabara kandi azaturengera. Hanyuma rero kagahinda nagize jewe nakuze ntazi papa wanjye umbyara. Njya nkunda rero kubwira abantu nkababwira ngo abagabo cyane cyane abagabo Imana ijya ibaha umugisha kuko muri abatware muri abami kandi abagabo bubahwe kabisa kuko ariko nanone ndiko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ariko hari icyo nkugaya. Haleluya. Ndajya mbivuga ariko ni ubuhamya ariko n'ijambo ry'Imana ryarabivuze. Abagabo bubahwe ariko nanone hari icyo nanone twagaye. Abagabo rero naje kuvuka maze kuvuka murabizi nyine ibintu byabaye mu gihugu bitagenze neza byatumye abantu batakaza imiryango bituma imiryango nyine itatana abandi barapfa. Noneho nkura rero ntazi nyine papa wanjye umbyara. Urumva ko nari mfite nyine icyo gikomere cyo kutagira umubyeyi. Byananteye depression ku buryo kenshi ndi umukobwa nk'umuntu niyo yaneretaga anduta cyane andusha imyaka naravugaga ntubu wabona ari papa akaba yarateye nk'inda mama wenda cyangwa se tukaba tuvinda imwe. Urumva bidafite umuryango kenshi nyine ugira buriya hari abana benshi bafite ibikomere nibyo navuze ngo hari agahinda kaba karengeje n'akandi gahinda kuko hari igihe ugira umubyeyi akaba ari umusazi cyangwa se atanashobotse ukajya uvuga ati data yaratunaniye ariko byibuze wowe wagize n'umugisha wo kumumenya. Yego uramumenya kuko nagize igihe kirekire cyo guhiga umuryango ndawuhiga njya no mu maediyene. Urumva kwa guhiga umuryango kubera igikomere ukawuhiga kugeza nubwo winjiye no muri ediyene kugira ngo urebe koko kubona iki amaraso. Urumva ko nyine nari mfite depression iri hejuru cyane. Ariko mama mwari muri kumwe ni birebire. Reka tuvuge ubuhamya igihe kigeze rero
ntago twagize umugisha nyine wo kubona imiryango ngo ugire nyogosenge ugire famille nyine nubwo niyo struggle yose yuza kuvuga ngo ufite imiryango ariko ufite aho uri bwirukire nyogokuru ariho ndirutse cyangwa se antariho cyangwa se kanaka ariho urumva bwa buzima bwose bw'ubupfubyi noneho bwifatanyije ko n'ubuzima wari urimo buhindutse bw'uko abakurera gutakomeranyije imyizerere nabo ntago bwari ubuzima bworoshye bese inkomoko yanjye hari kwande se kanaka we mu muzi mute kugira ngo uzarebe byibura kugenda utoragura abantu ugashobora kongera kubaka umuryango ariko umuryango wa mbere mukuru ni muri Kristo Yesu kuko na Yesu yabivuze neza aravuga ngo data na mama nabangaba turi kumwe iyo twamaze gukizwa turi mu byaremwe bishya tubona abasaza bacu tubona ba mama tubona ba papa tugenda twunguka indi miryango kandi ikomeye rwose igihe kigeze rero nibwo naje kuza kubona umuntu barambwira ati uyu muntu rero ni papa wawe ego mana yanjye mwubahwa abagabo kubera hari igihe tujya tuvuga ubuhamya hari ukuntu nk'abagabo nk'umugabo ashobora gutera nk'umuntu inda ntamutunge cyangwa ntibabane akamusigira ikindi gikomere byarangira cya gikomere amuteye na wa mwana uvutse akavuka ari uw'ibikomere buriya hariho ababyeyi benshi bafite abana b'ibikomere ku buryo umureba ugahita ubona ni nk'inkovu bitewe n'iki struggle n'ubuzima waciyemo na se igikomere yaguteye bikagutera no kumva ugize ikintu kirekire nubwo Imana yagukoreramo ariko agahinda nawe ufite kakaba karemereye noneho ko umwana ari buvukane rero ko kazaza karusha tundi duhinda kazaba ari sekuru w'uduhinda noneho umuntu aza kumbwira ati rero ibyo ari byo byose narakurikiranye ndamenya sogokuru yavukaga he byagenze gute none se umuntu bita gutya na gutya naba naravutse nte ngenda nshakisha nyine umuntu aza kumbwira ati rero ni kwa kundi nyine nk'umugabo ashobora gutera umukobwa inda ntibabane ntamutunge bikarangira nyine batandukanye n'intambara yaba bagatatana umwe akagenda ukwe undi akagukwe bikazarangira nyine muburanye burundu noneho ukavuka uko nawe ugakura uko ukisanga no ku muhanda uko bitewe nyine nuko nyine Imana yabishatse byagenze uko abo bana ndabakomeje ngira nabo ndera njya nkura muri marine natoraguye hanze bitewe n'ubwo buzima ndabafite nzabakuzanira hano ubu n'abanyeshuri bagiye ku ishuri ntago nari kubabona ariko mfite abana benshi ndera kuko ubuzima nabayemo no kurara hanze nzi umusongo ubamo ishimwe ry'umunyonzi rimenwa n'umunyonzi mugenzi we burangiye ndabivuga nkabyumva ayiwe Yesu ndagushimiye uri umugwaneza uri umukunzi mwiza utanga ubugingo kandi usubizamo abantu ibyiringiro ujya uhindura n'amateka agahinduka byinshi marini kandi zikeneye kurya mw'abantu mwe mukagiye mumena ibiryo kuko ni icyaha abantu bari hanze aha barashonje barababaye watoragura turiya twanuka tugaburira tugakomeza tukarara ku muhanda ariko waturamiye iryo joro rimwe abana bariye biba ari umugisha rero ubwo buzima nabuciyemo kandi ndakomera nawe watoraguye ibiryo aho ngaho muri puberi naratoraguye ibiryo muri puberi ndarya kandi ntabwo napfuye ariko ubu ndashima Imana ko ntagitoragura ibiryo muri puberi ahubwo nanjye ngaburira abandi kumigisha Imana ima nanjye mfite abandi nshobora kubeshaho cyangwa nshobora kugaburira ubwo buzima bwose rero kubunyuramo ntago byambujije kubaha Imana cyangwa ngo bitume niyandarika cyangwa ngo bitume ngwa mu ngeso mbi ahubwo nabiciyemo kandi mbicamo nsenga tudaciye kure ururu ahantu havuga ngo ujya gushakisha papa wawe wahise ubikata ubwo buhamya nzabubaha namubazaniye waramubonye noneho Imana iba umugisha no kuri ubwo naje gukomeza gushakisha nyine imiryango biza kurangira umuntu ambwiye ati rero urumva iyo wamaze gutabarwa no kugera ahantu Imana ishaka ari n'igihe ugenda ubona imiryango n'uwari waranze kukwiyereka akakwiyereka rero umuntu aramamagara arambwira ati rero ati buriya ati usanze ndi so uti wabigenza uti hanisha kuvuga ngo papa ndumva ari ikintu cyangora urumva rero mwababyeyi mwe abagabo cyane cyane nimba uteye umuntu inda jya ugerageza umukurikirane kuko hari igihe uwo mwana ubyaye utazi icyo azaba cyo ejo n'ejo bundi yakubera umunyamugisha gerageza nyine nawe ntujugunye ahubwo ujye ugerageza ukurikirane ya maraso yawe ejo hiwe hashobora kuba heza kandi nawe bikakugirira umugisha hanyuma rero arambwira ati rero wa mwana ubu ngubu ngewe mfite amateka y'uko nubwo byabaye ariko ngewe ndi papa wawe narakubyaye ntikagira inkuru anyicaza ahantu ariko byaramugoye byamufashe inzira ndende
abanza no gushaka abaganga bo mu mutwe banganiriza bantegura kugira ngo nyine nze kubyumva kuko kugira ngo ubyare umwana kuva nduruhinja utazi umuryango kugera ku myaka 29 ukaza uvuga ngo uri umubyeyi ntabwo ibyo bintu nyine urumva biragoye biraremereye noneho kubera ukuntu rero n'umuntu yambwiraga ati iki niki yambwira ati ndi umuryango wanjye tujye Kacyiru ndayishyura tujye muri EDN turebe ko dufitanye isano haleluya rero no kuvuga ngo hari abantu bafite ibikomere by'imiryango yo ndi kuvuga gutya hari igihe umuntu yumva ubuhamya ariko agasanga afite agahinda k'umuryango cyangwa afite igikomere cy'umuryango ariko kugira ngo gakire unakavugukire nuko wumva ubuhamya kandi nawe ubwawe ukirekura ukavuga aba bantu bagira depression agafata umwanya wo kuvuga ati nakwiyahura akumva ari yanze iyo umuntu afite agahinda gakabije ntabwo akunda abandi nawe ntiyikunda ubwe kuko usanga ari mu buzima bwo kumva ko nyine ari wenyine nta muntu umukunda nta muntu umuzi nta muntu wamwumva ariko nubwo uzi ko nta muntu wakumva Kristo arahari kugira ngo akumve kandi ahari kugira ngo akomore ibikomere kandi ahari kugira ngo agutabare iki kiganiro rero muzagikurikira muri benshi ndabizi ariko abantu bafite ibikomere haba abagabo babyaye abana bakabata bakabajugunya ubonye iki kiganiro uzi ko ufite umuntu mwigeze kuryamana akakubwira ati wanteye inda ntiwongere gukurikirana nyabona rwose ntabara nyaruka ugenda ureba uriya mwana kuko ejo hazaza uriya mwana ni heza kandi nawe Yesu azaguha umugisha kubwo kuba warabyaye umwana ukanamukurikirana amaraso yawe ntaba ari kwandagara kandi bizatuma wa mwana nawe atagira igikomere cyo kumva ngo papa cyangwa cyo kumva ngo mama bizagufasha hari n'ababyeyi b'abamama babyara abana bakabata akabyara akajugunya ntazanasubire kureba ko umwana yajugunye yakuze ntabwo ari byiza rero twe gutera abana ibikomere kuko hari abana bari ku muhanda bari mu buzima bubi bitewe n'imiryango n'ibikomere by'imiryango bafite wenda nubwo haba harimo n'abafite kunanirana ariko abenshi 99% usanga ari abafite agahinda k'ibikomere gaterwa n'imiryango bavuyemo cyangwa bavukamo cyangwa amakimbirane y'imiryango kuko iyo urugo rutabanye neza bigira ingaruka cyane ku bana kandi bigatuma abana nabo babaho mu buzima bubi budashimishije mu buhamya rero ntabarambiye tuzajya tugenda dukomeza ko dufite season nyinshi tukavuga ku buhamya bw'urugo twavuga ku buhamya bw'agakiza ugize igikomere cy'urushako cyangwa se umugabo akunaniye ugize igikomere cy'urushako ariko uzongera ushibuke ongera ugira ibyiringiro wumve ko Kristo azongera kugutera akagusukaho amazi y'ubugingo ukongera ugashibuka ejo hawe hakaba heza Imana rero ikomeze kuduhana umugisha ndabakunda ubuhamya ni burebure tuzakomeza kugenda tuganira ndumva ngeze ku musozo w'ubuhamya ariko icyo nzi cyo nuko ejo hacu ni heza Imana ibaha umugisha Imana iguha umugisha Grace mu by'ukuri urakoze cyane uradushimishije ku buhamya bwawe nk'uko twabivuze ubuhamya buromora ndetse buhumuriza n'abantu bafite kwiheba gukabije aba navuga ngo Imana ikugirire neza kandi ikomeze gukomeze ubwo uzatubwira uko umeze muri kino gihe nyine twakwita cy'ubuzima bwiza ku gice tuzakora wenda dushobora kuzabigeraho yego dushobora kuzabigeraho hari ijambo waruvuze uvuga ngo urisoje ry'Imana cyangwa se icyanditswe warusorejeho warusoje uvuga ngo Imana ngigire gute Imana yongere kugutera wongere ushibuke kubera ko ni Imana naho narimvuze ku ijambo rivuga ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke naho rero twari twaratemwe cyangwa tugaragara nk'abatariho ariko Imana yongeye kuduha kubaho uyu munsi turi bazima kandi nawe ndabizi ko ejo hawe ari heza ongera ugira ibyiringiro ubu buhamya ushobora kubwumva nawe ufite igikomere uri umukozi wo mu rugo nk'icyo nari mfite nyoko buja gucira mu maso ataguhemba akwirukanisha isaha ashaka ariko Imana itunyuza aho hose kuko nanjye ntunze abakozi 2 mu rugo mfite abakozi barenga 14 nkoresha kandi mpemba ku kwezi bivuze iki rero bivuze ngo impamvu Imana yancishije aho ko ari kugira ngo nzabubahe mbaha agaciro nibuke ko abo bantu nubwo bari kunkorera ariko ejo habo naho ari heza kuko ubu tuvugana nubwo wa muntu namukoreraga ariko uyu munsi twigeze guhura umunsi umwe yarabaye nabi nanjye mugirira neza kandi yaranyirukanye saa 6 z'ijoro bivuze rero ngo twebwe ubwacu dufata abakozi bo mu rugo neza tububahe kuko uyu munsi napfa agashaka akagira urugo rwiza umwana wanjye nawe agakorayo ariko cyagiye wamusuzuguye nyine ukamufata nabi mvuga ubu buhamya kugira ngo twumve ko ni ishuri ubuzima tuba turimo ni ishuri tubinyuramo kugira ngo bidukomeze kandi bitwereke yuko
ko ba bantu tudakwiye kubasuzugura kuko ejo dushobora guhura njye nakennye undi nawe yazamutse. Niho mpamvu ari ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ari abana bato, ari abaciye bugufi, ari abakomeye, mubane n'abantu bose amahoro. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha cyane. Rero abantu benshi bifuza kuba wenda kuza kuvugisha cyangwa kuzahura nawe, ndagira ngo babwire uburyo ki bakubona, babwire n'uburyo bakurikirana ibindi biganiro ugenda utambutsa kuri channel yawe. Mwambona kuri 0788 42 22 35 ni 0788 42 22 35. Ukeneye ko dusenga, ukeneye kugira ibundi bisobanuro mbaza, wahamagara kuri iyo nimero iri kuri WhatsApp, ikora amasaha 24 kuri 28. Mwankurikirana kandi no kuri channel yanjye yitwa Shima TV Show. Mwakurikirana ibiganiro, ubuhamya, ijambo ry'Imana, ndetse ushaka no gutanga ubuhamya cyangwa igitekerezo nabwo waduhamagara, nta kibazo. Imana ikomeze kubaha umugisha. Wakoze cyane. Reka mbwire badukurikiye ati Imana ibaha umugisha, mukomeze mudukurikirana isaha ku yindi, mukurikirana ibiganiro byacu dukunda gucisha kuri televiziyo yacu. Hanyuma umuntu wese wifuza rero gukora ubuhamya cyangwa se kuduha ubuhamya cyangwa se gutambutsa ikibwiriza kuri iri channel yacu, ni karibu sana. Wareba nimero aho ngaho munsi ukaduhamagara nta kibazo, tukagura uburyo twabonana, ubuhamya ukabuduha, cyangwa se ikiganiro, cyangwa se ikindi kintu cyose cyafasha abanyarwanda cyangwa abandi bantu bo kwisi. Imana rero duhe umugisha twese kandi ikomeze kubana natwe, kandi grace turagushimiye. Murakoze cyane. Amen. Bye bye.